uyu munsi tariki ya 13 Kanama 2026 yabaye itariki itazigera yibagirana habe na gato mu buzima bwa Prof Emil Bievenue. Uyu ni umuyobozi wa Rwanda FDA. N'ubundi uyu munsi nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB rwaberekanye imbere y'itangaza makuru. Se wenyine ahubwo yarari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye babarizwa muri Rwanda FDA n'abandi bo muri RCB. Rero ni inkuru mu by'ukuri yatunguranye cyane kuko benshi ntabwo mu by'ukuri biyumvisha uko Prof Emil Bievenue yatawe muri yombi mu gihe ari we uwagize uruhare mu ifungwa ry'inganda zirenga 100 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge za ingufu jini n'izindi zitandukanye. Ariko baravuga ngo na Azira dede kandi burya inyuma y'ibyo benshi batabonesha amaso hari ibiba bihari kandi bidasanzwe. Ibingibi rero mu by'ukuri nibyo bikomeje kuva mu iperereza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB rukomeje gukora mu bagize uruhare mu ikorwa rya ziriya nzoga zitujuje ubuziranenge. Rero ndagira ngo uyu munsi dufate umwanya uhagije tugaruke kuri Prof Emil Bievenue mukubwireho byinshi by'ingenzi ukwiye kumumenyaho ndetse n'akaga kuri ubu ngubu ahanganye nako, cyane ko bimwe mu birego n'ubundi bimushinja ko yagize uruhare mu gutuma zimwe mu nganda ku giti cye yafunze, yagize uruhare mu gutuma n'ubundi izo nganda ziriho. Rero kwa kunda abantu bizi nganda bagiye batabwa muri yombi mu buryo butandukanye, ba nyiri inganda nabo bagatabwa muri yombi. Amakuru avuga ko ariho hagiye haturuka amakuru ko nabo ugukora kwabo kwaturutse kuko bari barahawe uruhushya rwo gukora n'abayobozi ba Rwanda FDA. Birumvikana rero ntabwo wari guhabwa uruhushya rwo gukora ziriya nzoga, ndetse ziriya nzoga zikaba zifite S-mark n'abuyobozi n'ubundi bushinzwe icyo gikorwa cyo kugenzura ubuziranenge bw'ibishyizwe ku isoko bubigizemo uruhare. Mu gihe rero igicuruzwa gifite S-mark cyayihawe mu buryo bunyuze mu mategeko, ariko nanone hagakorwa isuzuma bikagaragara ko icyo gicuruzwa kitujuje ubuziranenge, birumvikana haba harabayeho ruswa. Rero n'ubundi bikekwa ko uyu Emil Bievenue yaba nawe yarakiriye amafaranga aturutse muri zimwe mu nganda n'ubundi ziri mu zafunzwe kugira ngo zikomeze zikorere ku butaka bw'u Rwanda. Ni byinshi uyu Emil Bievenue ashinjwa birimo no kuba n'ubundi ashobora kuba yaranabigizemo uburangare. Rero birakekwa ko hashobora kuba harimo imikoranire yaba abayobozi ba Rwanda FDA ndetse n'abakoraga izi nzoga ziherutse n'ubundi gufungwa. Ibyo byose rero reka tubikomozo mu buryo burambuye urushaho kumenya byinshi byishe n'ubundi inyuma y'uko gutabwa muri yombi kwe ndetse n'ibiri kumushinjwa n'akaga twavuga ko yaba ahanganye nako, cyangwa se ibibazo yaba arimo bishobora kumuganisha ugufungwa imyaka itari mike. Ikaze cyane rero ibuka gukora kuri subscribe hano kuri Kivurandi News kugira ngo inkuru n'amakuru mashya kandi byizewe bijye bikugireho ku gihe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB rwerekanye abantu 18 barimo Prof Emil Bievenue, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Prof Emil Bievenue rero ari mu bantu RIB yerekanye kuri uyu wa 13 Kanama 2026. Aberekanwe bose n'abakozi ba leta barimo 10 bakorera Rwanda FDA. Harimo kandi abakozi b'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RCB hamwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'imirenge. Abantu 10 ba Rwanda FDA harimo Dr. Nyirimigabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, Dr. Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi, harimo kandi Christian Namahoro inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa, Muhimundu Alice inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Kangabe Benita inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Uwamahoro Elizabeth inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo. Harimo kandi Niyigena Claudine inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Ndayishima
inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko, na Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. Umuvugizi rero wa RIB Dr. Murangira Bievenue yavuze ko kuva kwa 20 Nyakanga 2026 hamaze gutabwa muri yombi abantu 104 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Muri bo rero 97 bakaba barakoriwe dosiye ndetse zishyikirizwa ubushinjacyaha. Ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro y'aka kanama ka tekinike internal technical licensing committee. Twumvise neza ko kariya kanama umwanzuro wako ari wo ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye, hasangwamo imashini ikamura umutobe ufite ingesi nyinshi cyane. Ati ni ikintu giteye ubwoba utareka biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa kandi noneho icyemezo cyo gutanga icyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama ka tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 Mata 2026 umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa Food Business Operations License ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu ku itariki ya 19 Gicurasi. Ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko uru ruganda rudahabwa iki cyangombwa, ariko byumvikane ko basuzumye icyangombwa cyamaze gutangwa. Rero mu bantu RIB yerekanye harimo abakozi ba RCB bashinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye, nabo bakekwaho ibyaha binyuranye. Abo rero ni Muranze Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa systeme. Hari kandi abakozi batatu bo muri RCB bakurikiranyweho icyaha gishingiye ku gutanga icyangombwa cya S-Mark gihamya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, aho bagihaye ibigo birenga 18 kandi ibyo bicuruza bitujuje ibyangombwa bisabwa na Rwanda FDA. Dr. Murangira yavuze ko rwose ubusanzwe kugira ngo S-Mark itangwe na RSB, umucuruzi cyangwa uruganda rubanza kubisaba, hanyuma hakarebwa niba igicuruzwa cyujuje ibisabwa na Rwanda FDA aribwo gihabwa icyangombwa. Ati twasanze nk'ikinyobwa runaka gifite S-Mark, ariko wajya kureba muri bya byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga nta na kimwe gifite. Ni ibintu rwose byateye icyuho kinini, kuko ari byo byabaye nyirabayazana w'aka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge. Dr. Murangira rero asobanura ko abakozi bo mu nzego z'ubugenzuzi bw'ubuziranenge bataye muri yombi ahanini bose bahuriye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite, ndetse hamwe no kudakora igitegetswe mu nyungu zabo bwite, kuko ubusanzwe n'ubundi abakozi bashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bemerewe gufunga ibicuruzwa bitujuje ibisabwa. Ibyo rero ntabwo babikoze kandi biragaragara ko ari mu nyungu zabo bwite, kuko n'ubundi bakingiraga ikibaba abakora ibitemewe, ariko nanone byangiza ubuzima bwa benshi. Ati ziriya nganda zose zafunzwe zarakoraga zikunguka zikinjiza amafaranga kandi zidafite ibyangombwa. Ni ukuvuga ko bariya bashinzwe gutanga ibyangombwa bishijisho birengagiza nkana, bahesha inyungu abantu batari bakwiye kubona. Ni nyuma y'uko n'ubundi mu Rwanda hafunzwe inganda zirenga 150 zakoze ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Dr. Murangira rero akomeza avuga ko abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'imirenge 5 nabo batawe muri yombi bakurikiranywe icyaha cyo kuba ibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima. So rero ku bigendanye n'iki cyaha
bakurikiranyweho bagikoze mu buryo n'ubundi bwo gukorana na ba nyiri nganda bakajya bababarurira cyangwa zaba zafunzwe bakongera kuzifungura bidakurikije amategeko. Ati hari aho twajyaga mu bikorwa byo gushaka aho biriya binyobwa byengerwaga kubera ko tuba dukorana n'inzego z'ibanze tugasanga barababaruye. Muri aba harimo rero n'abafashwe nyuma y'uko muri iyi minsi ziriya nganda zimaze gufungwa basubiye inyuma bemerera ba nyirazo kongera gukora, birumvikana babahaye ruswa. Rero nk'uko ubyumva aba bayobozi bose batawe muri yombi, ibyaha bakurikiranyweho n'ubundi nibyo kwirengagiza cyangwa se kudaha agaciro inshingano bafite, bakirengagiza ko mu by'ukuri bakwiye gufata umwanzuro zimwe mu nganda zitujuje ubuziranenge zigafungwa. Rero Prof Emil Bievenue n'abandi bayobozi mu by'ukuri nubwo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri atigeze yemeza ku mugaragaro ko bakurikiranyweho icyaha cya ruswa, ariko nanone mu by'ukuri ibyo bakurikiranyweho biremereye cyane kurusha n'ubundi kurusha kuvuga ko bakiriye ruswa. Yego ruswa nacyo ni icyaha gikomeye cyane, ariko ibyo bakurikiranyweho nibyo bikomeye cyane n'ubundi kurushaho, kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa Rwanda FDA cyayoborwaga na Prof Emil Bievenue ndetse n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RCB nibyo bifite inshingano zo kugenzura ibigize ibinyobwa nuko bikorwa. Iperereza rero rishinja abakozi ba leta 18 ndetse barimo n'ubundi 10 bakoraga muri Rwanda FDA ndetse n'abandi bakoraga muri RCB. Rero bashinjwa n'ubundi ubufatanye mu bigendanye no gukorana kugira ngo izi nzoga zikomeze zikore. Nubwo rero bitazwi inzira byanyuzemo kugira ngo bahabwe karuswa kugira ngo izi nganda zikomeze zikore, ariko ugiye gusesengura usanga n'ubundi bari barubatse ikintu gikomeye cyane cyatumaga buri muntu wese ufunguye uruganda yaba atujuje ibisabwa, yaba ibyo akora bitushuje ubuziranenge. Icyambere nuko yabaga afite amafaranga yafunguraga uruganda agakora. Birumvikana abamukingiraga ikibaba ni Rwanda FDA ndetse n'abo muri RCB. Rero abo mu nzego zo hejuru iyo bamanukaga bakagerageza n'ubundi gufunga izo nganda, abo mu nzego z'ibanze niho akazi kabona ko katangiriraga, bahitaga babemerera gufungura, kuko ibintu byose bipfira mu nzego z'ibanze. Iyo inzego z'ibanze mubanye neza mu ntekerezo z'aba bagabo bimeza ko rwose ibintu byose biba bimeze neza cyane, kuko umuyobozi w'akagari ajya gusura ubuyobozi bw'umudugudu ari uko yabanje kubuteguza, n'umuyobozi w'umurenge ajya gusura ubuyobozi bw'akagari ari uko yabanje kubuteguza. Rero mu by'ukuri ibintu byose byabaga biri muri control muri ubwo buryo. Rero hano uyu muyobozi wa Rwanda FDA abifitemo uruhare rukomeye cyane muri izi nganda zose zagiye zifungwa bikamenyekana ko zitujuje ubuziranenge. We yarazi yuko n'ubundi izi nganda zose zidakora ibijyanye n'ibyo amategeko y'u Rwanda yemeza kandi anemera. We rero yarushijeho kubaha rugari, barakora kandi ibyo bakoraga byabahaga inyungu. Ukuba rero ibyo bakoraga byarabahaga inyungu, ntabwo yari kubakingira ikibaba bikagera ku rwego rwaho bimufungisha, kandi abizi neza ko koko uwo munsi uzagira nagatubutse yabikuyemo. Rero birashoboka cyane ko rwose ashobora gushinjwa icyaha cya ruswa ndetse n'ubufatanye muri ibi byose byabayeho mu ikwirakwizwa ry'izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Mu gihe rero yahamwa n'icyo cyaha, mu by'ukuri ashobora guhabwa igihano kiri mu myaka 10 cyangwa se na hejuru yayo, kuko iki ni icyaha mu by'ukuri kiremereye cyane, kuko ashobora gushinjwa ibyaha birenze 2: kwirengagiza inshingano afite agaha uburenganzira abangiza ubuzima bw'abaturage, ukwakira ruswa, ndetse no gukorana n'abatanga uburozi cyangwa se bishyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga, akabaha uburenganzira, akabafasha muri make ubufatanyacyaha.
kandi none icyo nakwibutsa nuko Rwanda FDA yari ifite ubushobozi ndetse n'uburenganzira 100% bwo kuvuga uti uru ruganda ntabwo rwujuje ubuziranenge. Nubwo yavyuka mu gitondo akavuga uti Inyange ndabona ibyo ikora bitujuje ubuziranenge, icyo gihe urwo ruganda guhera uwo munsi ibyo Prof avuze bitangira kubahirizwa, nirwongere gukora, nirwongere gushyira ibicuruzwa ku isoko, n'ibyari ku isoko bigahagarikwa kugeza umunsi laboratoire ije igakora igenzura ikareba niba koko ibyo binyobwa cyangwa se ibyo bicuruzwa bitujuje ubuziranenge, koko basanga byujuje ubuziranenge bikagoma ku isoko, basanga bitujuje ubuziranenge bikavanwa ku isoko mu buryo bwa burundu. Rero nubwo wenda tafataga icyemezo cya nyuma ku bigendanye n'ifungwa ry'inganda, ariko nanone niwe muntu wateraga intambwe ya mbere. Rero kuko ari umuntu n'ubundi wateraga intambwe ya mbere muri ibi ngibi, benshi mu bakoraga izi nzoga bagiye bamwihegereza cyane, bamugira inshuti, nawe aba inshuti nabo. Rero mu iperereza ryakozwe ndetse no mu ibazwa ryagiye rikorwa, byagaragaye ko rwose yabigizemo uruhare. Rero ntitwavuga ibibi n'ubundi kuri Prof Emil Bievenue gusa, kuko amateka ye mu by'ukuri agaragaza itandukaniro ku byo turi kubona uyu munsi. Reka amateka ye nayo tuyakomozeho, ubashe kumenya n'ubundi byinshi by'ingenzi kandi byihariye kuri Professeur Emil Bievenue. Rero Profeseri Emil Bievenue ni inzobere mu by'imiti, afite impamyabumenyi zikurikira. Impamyabumenyi ya mbere afite ni impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu by'imiti, Bachelor of Pharmacy. Niyo imuha ubushobozi bwo gukora nk'inzobere itegura kandi itanga imiti, pharmacist. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri pharmacology cyangwa se master's degree muri pharmacology. Yayikuye muri University of the Western Cape muri Afrika y'Epfo. Akaba kandi yibitseho impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bumenyi mu by'ubuvuzi. Yayikuye muri University of Gothenburg mu gihugu cya Sweden. Yize guhera 2008 kugeza 2013. Ababizi neza muraza kunkosora. Rero byari mu cyerekezo cya clinical pharmacology, ubumenyi bwerekeye uko imiti ikora mu mubiri w'umuntu. Ubushakashatsi bw'irero bwibanze ku miti ivura sida n'igituntu, cyane cyane ku buryo umubiri wakira kandi utunganya imiti. Ikizwi nka pharmacokinetics n'uruhare n'ubundi rw'ironda koko mu mikorere yayo. Pharmacokinetics muraza kunyihangana niba bisomenye nabi mu gake. Rero yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda. Yakoze muri kaminuza y'u Rwanda kuva muri 1998 kugeza 2021. Mu by'ukuri yarazwi nk'umwarimu. Yamaze imyaka isaga 20 yigisha, ajya ku rwego rwa profeseri wungirije muri pharmacology. Mu gihe kimwe n'icyo yashinzwe nanone inshingano z'ubuyobozi zikurikira: umunyamabanga nshingwabikorwa w'ibiro bishinzwe ubushakashatsi bwa kaminuza 2002 kugeza 2008. Yabaye kandi umuyobozi ushinzwe udushya no guhanga ibishya muri kaminuza 2017 kugeza 2020. Yabaye kandi umuyobozi mukuru wungirije w'agateganyo ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda yose. Muri kaminuza se ahubwo ni mu makaminuza y'u Rwanda yose, ntabwo ari ukuvuga ngo ni kaminuza imwe UR, ahubwo ni mu makaminuza y'u Rwanda yose. Izo nshingano yazikoze mu gihe kingana n'umwaka umwe. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuva 2013 kugeza 2011 kugeza 2013. Yabaye n'ubundi umuyobozi w'ishami rishinzwe kugura no kugemura imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi. Nanone yakoze mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RCB, aho yabaye perezida w'inama y'ubuyobozi bw'iki kigo. Yabaye rero umuyobozi wa Rwanda FDA kuva 2021 kugeza muri uyu mwaka wa 2026. Birumvikana ntabwo azasubira kuri izi nshingano bitewe na dosiye arimo ishobora kumyogeza muri gereza kandi agakatirwa imyaka itari mike. Yagizwe rero umuyobozi mukuru w'iki kigo n'ubundi gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti muri Kanama 2021. Umwanya n'ubundi yagumyeho kugeza igihe yatawe muri yombi muri uyu mwaka wa 2026.
rero nanone yakoze izindi nshingano zitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Yakoze mu muryango mpuzamahanga w'ubuzima WHO 2024. Muri Mutarama 2024 yagizwe umuyobozi w'urwego rw'ibihugu bigize WHO rushinzwe kurwanya imiti itujuje ubuziranenge n'imiti y'imyiganano, ikizwe nka WHO Member State Mechanism on Stable Standard and Falsified Medical Products. Rero nanone yagenzuraga ibizamini n'ubushakashatsi mu mashuri y'ubuvuzi ya Muhimbili University of Health and Allied Sciences yo muri Tanzania kugeza muri 2016. So rero ibyo nibyo byaranze ubuzima bwa Emile Professeur Bievenue. Kugeza rero kuri ubu ngubu mvuze ukuri uyu mugabo ni umunyabigwi, ni umwe mu banyabwenge u Rwanda rufite, ariko birumvikana mu by'ukuri nagahora gahanze isi hari igihe rwose kwihinduka nawe, ariko bitewe n'uruhare wabigezemo. Ariko niba yaramwihindutse nta ruhare yabigezemo, nabyo bizagaragara igihe cy'urubanza, nibwo hazagaragara ukuri nyako. So rero kugeza amagingo yangaya mu by'ukuri ibyo nibyo wamenya kuri Professeur Emil Bievenue. Ni umugabo ufite abana bakuze, uri mu kigero cy'imyaka 50. Ndagushimira cyane. Iyi ni Kivurandi News. Gukora kuri subscribe nibyo rwose bigufasha kubana natwe no mu zindi nkuru zitandukanye kandi zizira impuha.